umuntu yahawe misiyo na leta n'igihugu kimukiza amafaranga cyangwa kimuje kwiga hanze yagira ngo aratorotse utorotse ikisi turotse ujye igihugu cyakubyaye icyo bakoze ni kimwe uba warabaye igipfa. Ubu rero ni ikintu gikomeye. Ubu rero ku gihugu rero byo kubwa burere bwo mu rugo bw'umuryango burakura bakabona uburere bwo ku gihugu. Niyo mpamvu bava ngo buri gahugu umuco kandi wako ariko bifite naho bihurira yabaye nyero shivuzi ikosa nibwo nyumvikana neza ifuti nyumvikana nabi kandi ikosa si Kinyarwanda ifuti yo Kinyarwanda. Nongeye kugusuzaho kuri Bakunda TV duhora tubana mu gihe cyose cy'icyumweru ntidutana rwose no kukuba hafi ntago tushobora kukwicisha irungu kuko ni cano yaje kugira ngo tujye tuganira byinshi bitandukanye ku muco wacu ariko by'umwihariko ku munsi tuba dufite ibindi tuganira bitandukanye n'ibyo twaganiyeho ubushize ariko bitanabujije ko ufite ibitekerezo ku biganiro byashize cyangwa n'ibindi watugana cyangwa ukatwandikira rwose nta kibazo no kuganira. Umuco nyarwanda ubundi habaho ubundi mu muco nyarwanda ababyitaga kuganira twagitaga gutera kuganira ubundi burere bukemo byinshi uyu munsi dufite cyo n'uburere mboneragihugu na leta yacu yabishyizeho ibyinshi bishira mu biganiro bamba bari gutangiza n'abaramukije kandi muramwamfura mwe yego Moses aba nkubiteye mwigonera amagana n'imvugo z'abahungu b'iki gihe akata nshotora akanaga mu kiganiro gutyo akangirizamo nta zitabaje gusosera byose bishira mu biganiro kandi buriya utaganiye neza ubundi waba uri mu bicyo maze ikirungu rya kwica. Moses yambwiye ngo muzi tuganire ku burere tugomba kuganiraho ku burere kandi buri tubuvuke iryo jambo n'ubwa mbere ryumvise ntabwo ubwa mbere ryumvishije ariko arabusanga barabuze uburere kabone n'ubuvuke gute kandi ari kiganiro nzaguha igipfa amaso igipfa mutima n'igipfa mubiri ujya rubizi nzabigusobanurira igipfa amaso igipfa mutima n'igipfa mubiri nzabigusobanurira nubyumva hari abantu bamwe uzashyiraho ikibazo uzashyiramo akadomo mugani wawe akadomo igipfa mubiri ariko reka twivugire iby'uburere tuzasubukura uburere mu myitwarire nyarwanda mu muco wacu mu myitwarire kinyarwanda mu mvugire yacu mu myitwarire yacu abari mu burere. Uburere rero ni ikintu gikomeye cyane ni ipfundo ry'ibintu byose byo kuyobora umunsi ku wundi yego kuko buriya udafite uburere naho hanzara kuvuna mu buzima busanzwe uburere ni ikintu gikomeye. Ese uburere burigwa? Uburere ushaka kwigishwa n'umuryango ariko ushaka no kubutozwa n'ahandi. Ikindi ni uko uburere ni ikintu kigari ni mpamvu tugeramo n'amatorero usanga dufite na minisiteri bumwe buriya mu byishinzwe harimo n'uburere mboneragihugu. Buriya na komisiyo yajyaga amatora igiramo sizini kibigira agiragamo igice cy'uburere mboneragihugu yego. Bivuze bivuze ni iki? Icyo bivuze ni uko uburere ari ikintu cyubakirwaho yego kuko uburere ni kimwe mu nkingi y'ubumwe. Ese uburere niyo discipline mu burere iri mu burere ni ikintu kinini uko warezwe uburere numva arimo kurerwa yego uburere bw'iki rero gutoza ikinyabupfura witwara ute uganira ute yego ibivuga ryari wivugira hehe ni ikintu kinini gikunze no kutugorana twese usanga arimo ndemo twinyuramo ugasanga tukihutaza cyangwa tukibangamiye ariko cyo ntabwo gihinduka nitwebwe dushaka kwigira abandi bantu bityo rero uburere ni ikintu gikomeye. Uburere ku gihugu rero byo kubwa burere bwo mu rugo bw'umuryango burakura bakabona uburere bwo ku gihugu. Niyo mpamvu bava ngo buri gahugu umuco kandi wako ariko uburere ari burimo buhana ariko abantu bashobora kuba bava mu bihugu bitandukanye bafite uburere bujya kumera kimwe. Rega
burya uburere n'ubumuntu ukambyita gutyo yego kugira ngo ube umuntu muzima wuzuye witandukana kandi n'inyangamugayo ntibisaba igihugu wavukiyemo yego oya nta kintu bisaba ibintu byinshi bisaba yuko gusa wowe wafashe umuco muzima umuntu ushaka afite uburere bwiza pe usanga umuntu n'umunyamahanga afite uburere buruta ubwo utekereza ko ukwegereye yakabaye afite cyangwa afite ubumuntu ntabwo kugira ngo ugire ubumuntu n'uburere birajyana rero uburere bwiza rero ku gihugu uburere bwiza muri ya migirire yacu muri ya migenzo yacu bwa burere bwiza bwa kinyabupfura cyacu by'umwihariko akenshi nkunda gusubira ku rubyiruko cyane burya abantu bakuru rimwe na rimwe baba banisazira ntabwo mvuze ko nabareka cyangwa ntabaganiraho cyangwa nabo badakwiriye kugera ibyo tubaganira kugira ngo batabikeneye ariko by'umwihariko bikeneye abato yego hega burya abato tuba tubafite icyizere cy'igihe kirekire cy'ejo hazaza yego kandi nibo babyeyi b'ejo hazaza nubwo bakiri mutoya abazagera nawe akagira umuryango akagira abarera uburere rero buriya uburere hazamo ikinyabupfura mu mitwarire yawe wahawe cyangwa watojwe iyo utabifite rero niho hahandi uri kumwe n'umuntu ukumva ntabwo ukumva rwose akoze ibintu cyangwa avuze ibintu ugatungurwa ukavuga uti uyu muntu ariko nta burere agira ntabwo ujya ubyumva se cyane uriya rwose ntabwo ujya ubyumva bivuga abantu cyangwa no mu rugo iwanyu ngira ngo hati hari n'uburyo bivuga mu ndimi z'amahanga ngo buriya nta disipurine agira buriya ngo nta disipurine akenshi usanga iyo uvuzemo ngo disipurine mu myitwarire uburere ni ikintu kinini kirenze ibyo kirenze ibyo ni ikintu kinini cyane bivuze ko byose bikubiyemo rero ariko bigamije iki ku banyarwanda biratwibutsa iki impamvu tubiganiriyeho kugira uburere bisobanura iki bitwibutsa iki ku muryango ni byiza cyane umuryango wanyu hari ukuntu wubahwa hari ukuntu ubonwa ariko noneho ku gihugu yego iyo uburere ufite uburere buzima twese turamutse dufite uburere buzima cyangwa benshi yego bidufasha gukunda igihugu kubaka igihugu kwimana igihugu uburere ntabwo wakwimana igihugu cyawe cyangwa kuko ntabwo wagikunda kandi utagikunda ntiwagipfira ntiwakirwanira ntiwakimana byose kandi kwimana igihugu ntabwo bisobanura gufata amasasu ujya kurwana ushaka kukimana mu mikorere yawe no mu migirire yawe uko utambuka uko uvuga aho uca uburyo witwara bakavuga ati uri umunyarwanda kabana abanyarwanda nibo bakora gutya ibyo ntabwo ugira akajagari kamivuge gutyo sibyo ikinyabupfura ufite ikinyabupfura yego imigendereze uburyo uganira ibyo ukora ibyo mbese ni nk'imiziririzo ibyo udashobora gukora mu bantu benshi nk'urugero ugasanga kare nibwo hari umuntu ushaka gukora ibintu ntabwo umuntu akoze nk'ifuti bakamuyigaho cyangwa bakamuganiraho mukamureba bakavuga ati uriya muntu nubwo yabikoze mu by'ukuri nubwo yabikoze nta mutima mubi nta bagome babikoranye ntabwo n'uburere buke cyangwa se nta burere afite yabuze uburere gusa ariko ubundi ntacyo itwaye abantu bose tuba muri sosiyete tubamo twese cyane buriya ntawe udakosa nta n'intungane ngo ubwire icumuye karindwi ntawe udafutama ntawe utagira ifuti ntawe utagira ifuti ariko bifite naho bihurira n'uburere rero shivuze ikosa nibwo byumvikana neza ifuti byumvikana nabi kandi ikosa si ikinyarwanda ifuti y'ikinyarwanda yego ntibavuga gisekeje ntibavuga yego rero iki kiganiro tuzagitegura neza tukiganire mu buryo bwiza umunsi wantunguye ntacyo ariko rero muri makeya turimo tunagitegura n'abadukurikiye naje mfite ikindi ushaka ko nkora icyo ngicyo oya ntacyo ariko nta kibazo ntacyo n'ubundi abadukurikiye nawe afite uburyo asa nkaho asobanura uburere ni ikintu cyagutse kinini cyane wagikubiyemo ibintu byinshi urugendo rw'ubuzima umwana aravuka akarerwa ari naho haturuka uburere akaba akanahakuriye muri iki kiganiro ndaninga cyane abantu
bakabaye ari intangarugero kuri twebwe tureberaho cyangwa n'abandi ba Rwanda rwa giseseka nkatwe abantu bagira batya kuko ageze hanze y'igihugu agatajya kugituka no kugisebya buryo nta burere abafite ntabwo ari igihe yaba ari imyumvire nta burere iyo afite imyumvire ifitanye ari hano sinifata binyine nta burere ntabwo sibyo. Icya kabiri niba ushobora kujya aho inda yawe isumba isari indi isumba isari ugasanga ni ukuvuga ngo inda yawe ndavuriye utuntu tw'ubusa turaho ni ukuvuga ngo inda yawe ntabwo iruta byose iruta se iruta inyoko iruta murumuna mubyara wawe ku gihugu cyawe kirimo niyo wajya ubwagiye uri umwe ku bandi bose bakirimo cyane ukagera hanze ugatangira gusebanya ugatangira kujya gute aba bantu turabanenga cyane turanenga abantu noneho abo tunenga cyane bikomeye umuntu yahawe misiyo na leta n'igihugu kimukizaho amafaranga cyangwa kimuje kwiga hanze yajya ngo aratorotse utorotse ikisi turotse igihugu cyakubyaye icyo wakoze ni kimwe uba warabaye igipfamutima wabuze uburere uzi ko amahanga ahanda amahanga arahanda yego amahanga arahanda yego ugasanga aho wavukiye buriya nta kintu kiza nko kuba uri mu gihugu cyawe noneho ukahasebye kubera yuko wenda hari akabazo ufite runaka ukagira wenda yawe ugasumba isari ukabivugira kugira ngo ubone ikintu cy'umunsi umwe icyo utamira uwo munsi abo turaboneye usanga umuntu wamugeze muri ambasaderi ageze hanze munatorotse wasanga kandi wa mugani nicyo kintu uri kugira uri muri rira kuko muvuze ngo garuka mubavuti garuka noneho wenda hatubusinde ngo aratorotse bakajya twatagise vatiri hari ahantu hanze hari yego abantu turabanenga twandavurira ubusa iki kintu n'undi ukibuza utari bupfe ndashimira iyo ugenda udashimiye wanenze gusa nanjye ntabwo ari kuncika rwose ndashimira cyane abandi noneho ahubwo bajya hanze bamuhaye misiyo akavana ubumenyi akaza bwereka n'abandi ahanga kugira ngo bukoreshe guteza imbere abo ngabo nabo nabo gushimirwa turashimira leta ikomeza kwagura u Rwanda mu banye n'amahanga yego buriya ngo Rwanda kera habaga intambara zo kurwagura aho rwavuye kwanda nyine n'uyu munsi intambara zirahari yego turazirwana gute rero nuko u Rwanda rukomeza kwaguka ese wose u Rwanda ruracyaguka abo diaspora umunsi bafite intara ya kangahe si ya kane ubu mu ngengo y'imari y'igihugu bashyiramo diaspora yego nkuko bakora ingengo y'imari y'intara uturere n'aba diaspora bashiriramo intara ya gatanu yabo turashimira u Rwanda rero rukomeza kwagura umubano n'amahanga yego bivuze ngo iwagura umubano n'amahanga uyu munsi mirwanira kera niyo ngiyo twagura imibano n'amahanga myiza waguye u Rwanda vuga ngo ndavange mu kindi gihugu cyangwa ajye mu kindi gihugu bitakuvunnye bitakugoye ukorereyo wubashywe sibyo bagufata nk'umuntu bazi nawe ugere uyubahishe bwa burere bwawe sibyo turashimira leta y'u Rwanda ariko natwe bihaye dukwiye kwibyaza umusaruro mu buryo bwiza yego ikindi tugishima ndashimira leta y'u Rwanda irimo kugenda ifungura za ambasade nyinshi yego buriya gufungura za ambasade nyinshi ni ukwagura u Rwanda yego rega buriya na ambasade mu gihugu irimo iyo uyayinjiyemo ukinjira mu gipangu ikoreramo uba uri mu Rwanda yego uba uri muri icyo gihugu n'ubundi n'amategeko ugomba gukurikiza n'ay'igihugu cy'u Rwanda ibyo rero byari gushimira reka nivugire rero gira inama utanga ku badukurikiye reka nivugire kuri ntibavuga ngo kubogama ngo mbogamira ntibavuga ngo mbogamira ngo kumbongamira urambangamira hari abajya bavuga ngo kumbongamira kandi avuga ko ngo arambangamira hano uvuga ngo wambengamiye cyangwa wambengamiye bavuga yambangamiye ni ukubangama nanjye sinamubangamira ni ukubangama ntabwo ari ukubongama ntabwo ari ukubogama sisi ko bivuga ukuntu ngo ukubogama ngo mubogamiye cyangwa ngo yambogamiye yambegamiye ngiye rwose uragira ngo se ikintu ni ukubangama ugacikara gaciyemo urakoze cyane warambajije ngo inama nagira gira inama utanga ku bijyanye n'uburere ku muntu wese udukurikiye utitaye ku myaka gira nk'icyo uvuga dusoza ikiganiro twigendere
uburere ushaka kubuvana iwanyu mu rugo, ariko naho ugenda mu ishuri, naho uganira n'abantu, yewe nubwo uri mu kabari, niyivanaho uburere. Yego, sibyo? Hari imyitwarire y'umuntu yitwaramo. Reka nguhe urugero, buriya umuntu yasinze agasinda, akagera aho asinda akaryama ku muhanda, sibyo? Ku nzoga yiguriwe cyangwa wasengerewe, nta burere buba burimo. Cyapfura kiba jyaye buri hese ukarengera buriya zinywebwa n'imfura, inzoga z'imfura zikanyobwa n'imwe. Hari ibintu bimwe na bimwe tudakwiye gukora kubera ko, ariko iyo nyine ubwabo rero bubuze urabikora. ariko girabonenga rero urubyiruko rero rukwiye kugira gufata cyane cyane ibyo hanze no binapfira cyane, ariko n'ibyacu bakabyubakiraho mu buryo bwiza. Bivuga buri munsi ibyo bintu, sinzareka kubivuga. Ibyo hanze ni byiza, ariko kubikoresha neza cyangwa ukabizana byubakira ku byanyu byaba byiza kurushaho. Urakoze cyane. Hari ushaka kunenga nawe? Njye nari kunenga, ariko nsanze nyine bishobora kubaho. Tujye nyamuneka ni nk'inama cyangwa inyunganizi ku byo wari urimo uvuga. Tujye twibuka ko ejo utazi uko buzaba bimeze cyane. Ushobora kwisanzura uyu munsi ugasanza iby'ejo hazaza cyane, ugasanga wenda wa mugani wavuze ku businzi, turisindiye, ugiye mu muhanda urimo uragenda unywa icyuma mu muhanda, uciye ku muntu uracyari muto, twese turi urubyiruko, ejo ibintu bishobora guhinduka, ukaba undi muntu ukomeye, umuntu agukubise ijisho, wa muntu wahurira ahantu mu kazi ugasanga akwimye akazi, utazi impamvu akakwimye, ni urugero. Cyangwa se wenda uzaba na minisitiri. Rega hera bajya bambara ubusa, ariko bakabeshya abantu ngo barambaye, nako bakibeshya ngo barambaye, bakibeshyera ngo barambaye. Gute rero? Kizaba ikindi kiganiro. Kwambara ubusa ku bakobwa cyangwa ku basore bose. Urakoze cyane. Reka tureke kwinjira abantu, wenda nabo bafite ibindi bashaka kutunenga. Ikaze rwose ni ukuganira, ntituri bifura. Ushobora kumbwira nkakosora nawe, kandi iyo mba nkubwiye uko mbitekereza nawe wagira icyo mbwira. Urakoze cyane Andrew, rero wakoze kubana natwe ku nama z'uyu munsi. Tugize ikiganiro cyiza, n'ubutaha kandi tuzagaruka naho tugiye.